يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. Nutembera mu bihugu bitandukanye by'isi uzasanga amavuriro, kaminuza, ibigo by'ubushakashatsi, imihanda n'ibindi bikorwa remezo byinshi mu bihugu bitandukanye ku isi byitiriwe umwami wa Arabia Saudite Faisal, bitewe n'imibanire myiza yagiye agirana n'abayobozi b'ibyo bihugu cyangwa se bitewe n'inkunga yateye ibyo bihugu biciye mu bigega nterankunga yagiye ashinga. Cakabogi nkuganiriye make mu mateka utamenye y'umwami Faisal witiriwe n'ibitaro bikomeye bya hano mu Rwanda rwa Faisal. Ya wajihati. Ibi ni ibintu bisanzwe mu bihugu byinshi byo ku isi. Iyo umuntu yabaye intwari mu rwego rwo kumuha icyubahiro bamwubakira ikibumbano cyangwa se bakamwitirira ibikorwa remezo bitandukanye. Ni muri urwo rujyano uzasanga mu bihugu byinshi hari ibikorwa remezo byitiriwe umwami wa Arabia Saudite Faisal Al Saud. Mu mazina yose bamwita Faisal bin Abdulaziz Al Saud. Yavukiye mu gace ka Riyadh muri Arabia Saudite kuwa 14 Mata 1906. Avuka ari umuhungu wa gatatu w'umwami Abdulaziz. Nyina umubyara yitwaga Tarifa binti Abdullah bin Abdulatif Al Sheikh, akaba yarashakanye na Abdulaziz mu mwaka wa 1902. Sekuru wa Faisal ubyara nyina yabaye umwigisha wa Abdulaziz mu bijyanye n'imyemerere y'idini ya Islam. Nuko Abdulaziz aza kumukunda cyane, amaze kuba umwami afata icyemezo cyo gushyingiranwa n'umukobwa we, nuko babyarana Fazo. Mu mwaka wa 1912 nyina wa Fazo yaratabarutse, maze kuko yari akiri muto se yanga kugumana nawe n'undi mugore yari yarashatse, ahubwo amwohereza kubana na sekuru byara nyina Abdullah bin Abdulatif. Abanditsi b'amateka benshi batangaza ko icyatumye Fazo abigitangaza nyuma y'uko ahawe ikamba ry'ubwami ngo nuko yakuriye ahantu abantu bo mu gihe cye batozwaga kuba abanyembaraga no kuba intwari bakiri bato. Ikindi kandi kivugwa nuko nyina umubyara mbere y'uko apfa yahoraga amubwira ko amwifuriza kuzaba umuntu ukomeye, byaba ngombwa akazasimbura se ku ngoma. Fazo yakuranye ibyo bitekerezo nyina yahoraga amubwira, bituma aba umunyembaraga uhambaye n'umuntu w'intangarugero haba mu mico ndetse no mu myifatire. Ibi byamukururiye igikundiro kuri se umwami Abdulaziz no ku bandi bantu bo hafi y'ibwami. Ku rundi ruhande binamukururira urwango ruhambaye ku bavandimwe be bavukanaga kuri se badahuje nyina. Batangira kumwanga urunuka kuko babonaga ari gutoneshwa cyane kubarenza. Ibi kugira ngo wumve urwego byariho, umviye inkuru. Mu mwaka wa 1919 ubwami bw'Ubwongereza bwatumiye umwami wa Arabia Saudite ariwe Abdulaziz ngaze gusura umurwa mukuru Londres, bagirane n'ibiganiro birebana n'ubukungu n'uburyo ibihugu byombi byakomeza umubano mu bya politiki. Ariko mu buryo butunguranye umwami Abdulaziz yanze kujyayo, ahubwo yohereza igikomangoma Fazo wari ufite imyaka 13 y'amavuko gusa. Wabyumvishe neza, yari afite imyaka 13 y'amavuko. Ababaye umuntu wa mbere ukomeye ukomoka mu bwami bwa Arabia Saudite usuye ubwami bw'Abongereza bwa mbere. Ibi ngibi bigira umwami Fazo nimero ya mbere mu bikomangoma bya Arabia Saudite watangiye kuyobora akiri muto. Ibi byatangaje benshi maze biba inkuru hirya no hino ku isi, uburyo igikomangoma cy'imyaka mike cyane cyoherejwe mu butumwa bw'akazi bwa politiki, kugeza ubwo n'abantu begereye umwami bamubajije icyamuteye gukora ibyo, kandi hari abandi bantu bakuze banamenyereye ibijyanye n'ubuyobozi yakohereje mu bwami bw'Abongereza. Umwami Abdulaziz yabatangaje ko yizera umwana we igikomangoma Fazo kuko ngo yamubonagamo ubuhanga, ubushongore ndetse n'ubushobozi mu bijyanye no kuganira, kandi anababwira ko nubwo ari muto cyane yizera adashidikanya ko mu ruzinduko yagiyemo azitwara neza. Uru ruzinduko rw'igikomangoma Fazo mu Bwongereza rwamaze amezi agera kuri 5 atemberezwa ibice binyuranye by'ubwami bw'Ubwongereza, ari nako ahura n'abayobozi mu rwego rwo hejuru b'ibwami. Fazo akubutse mu bwami bw'Abongereza yanyuze mu Bufaransa, naho yahuriye n'abayobozi banyuranye b'Ubufaransa, abaha ubutumwa se yari yamuhaye, nabo bamuha ubundi asubiza iwabo. Uru rugendo rwa Fazo kimwe n'ubundi buhanga n'ubushobozi ise yamubonagamo byatumye atangira kumushinga imirimo inyuranye agifite imyaka mike cyane. Ni nuko urugendo muri politike byatangiye. Abize amateka n'abayakunda murabizi ko mu myaka yo hambere ibihugu byahoraga mu nkubiri yo kwigarurira uduce runaka n'ubwami bikwigarurira ubundi hagamijwe kwagura ubuso bw'ubutaka.
ni nako byagenze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 22 ubwo umwami Abdulaziz yahaga igikomangoma Fazo abarwanyi basaga 6,000 ngo bajye kwigarurira uduce twa Hel ndetse na Asiri kugira ngo natwe badushyire ku bwami bwa Arabia Saudite. Mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 22 Fazo ndetse n'abarwanyi be bari bamaze kwigarurira utwo duce twombi, nubwo natwo twari dufite ubuyobozi bukomeye ndetse n'abarwanyi bahambaye cyane. Ntibyaciriye aho kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 26 Fazo nanone yoherejwe kwigarurira agace ka Hezaj, nako aragafata mu gihe gito cyane, nuko se amugorera kumugira umuyobozi wako. Igikomangoma Fazo yarakomeje azamurwa mu ntera cyane ko yari arimo agenda nakura. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 30 yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga kubera ukuntu yagiraga urugwiro kandi akamenya kuganira akoresheje amagambo y'ubwenge kandi y'indobanure. Ibintu byakururaga abantu bose bamwumvaga kandi bakamwishimira. Muri icyo gihe yasuye ibihugu byinshi cyane mu rwego rwo gutsura umubano, harimo Polonye yasuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 32 n'Uburusiya yasuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 33. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 53 umwami Abdulaziz yaratanze azize izabukuru, nuko ubwami buhita bufatwa na mukuru wa Fazo ariwe Saudi batari bahuje nyina. Iki gihe igikomangoma Fazo yahise ahabwa irindi kamba ry'igikomangoma gikuru Crown Prince, rinamwemerera ko umwami aramutse atanze ariwe wahita yima ingoma. Umwami Saudi amaze kwima ingoma ntiyabashije kubana neza n'amahanga ndetse n'ubukungu bw'igihugu bwahise butangira kugwa. Imibanire irajegajega n'amahanga ndetse n'ubwoba bw'uko igihugu cyari kigiye kugwa mu rwobo rw'ubukene. Ibi kimwe n'ibindi akaba aribyo byatumye abari bagize ubuyobozi ndetse n'abayobozi b'idini ya Islam bari mu muryango witwa Ulema basabye umwami gushakira imirimo igikomangoma Fazo. Umwami Saudi yarabyumvishe, nuko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 58 igikomangoma Fazo ahabwa umwanya wa minisitiri w'intebe. Fazo amaze kuba minisitiri w'intebe yatangiye gushyiraho gahunda yo guteza imbere rubanda no kugabanya amafaranga y'umurengera umwami yakoreshaga mu bintu bitandukanye bidafitiye igihugu akamaro. Ibi byarakaje cyane mukuru we umwami Saudi. Ku ya 18 Ukuboza 1960 igikomangoma Fazo yatangaje ku mugaragaro ko yeguye ku mirimo ye nka minisitiri w'intebe, ariko abikora bisa nko kwigumura cyangwa se kwigaragambya, ashinza umwami ko adatuma ashyiraho ingamba zihambaye z'ubukungu mu gihugu. Ya Rasulallah. Ibi biri kudusunikira ku nkuru nyirizina yuko uwari igikomangoma Fazo yahindutse umwami Faisal, King Faisal, Roi Faisal, Mufarume Faisal wa Arabia Saudite. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 63 umwami Saudi yagize ibibazo by'uburwayi bituma asohoka mu gihugu ajya kwivuza mu bihugu by'amahanga. Ibi byahaye amahirwe akomeye Faisal yo kwigarurira ubutegetsi, maze ahita anatangira guhindura imyanya ya bamwe mu bayobozi, abandi arabirukana haba mu gisirikare no mu zindi nzego zo hejuru za leta. Umwami Saudi agarutse yasanze ibintu mu gihugu byarahindutse biramuyobera. Gusa Fazo ntiyagira icyo amutangariza, ahubwo amusaba yuko yaba umuyobozi mu gihe ataratora agatege agitegereje koroherwa. Ibi byose Fazo nubwo yabikoraga ntago ari ugukunda ubutegetsi, ahubwo yabiterwaga nuko yari ashyigikiwe n'abayobozi bakuru b'idini mu gihugu n'abandi bayobozi bakomeye cyane. Bahise banasohora inyandiko yiswe Fatwa yategekaga Saudi guha ubutegetsi bwose umuvandimwe Faisal. Umwami Saudi yarabyanze, anagerageza gukuraho Fazo ariko ntibyamukundira ko yasanze nta muntu n'umwe ukimwumva mu gihugu. Ibi ni nabyo byavuyemo ko ingoro y'ibwami yari irimo umwami Saudi yagoswe n'abasirikare, we n'abandi bantu bake bari bamushyigikiye barafatwa. Nuko ku ya 4 Werurwe 1964 Saudi yemera ibiganiro by'uko Fazo yaba ayobora, ariko abasaba ko nakira azasubira ku buyobozi. Abantu benshi bakomeye ibwami bakomeje gukora inama zinyuranye zishaka uko zageza Fazo ku kuba yakwimikwa ku neza cyangwa ku ngufu. Aha byari bigoye cyane kuko kugira ngo umwami yimikwe, uwasimbuye akiriho byasabaga ko uwasimbuye yivugira mu kanwa ke ku bwama butanze, kandi ibi Saudi ntiyabikozwaga kuko yari agifite inyota y'ingoma. Aha byasabye ko abantu b'ibikomerezwa bongera bakandika indi nyandiko ihatira Saudi kuvuga ku mugaragaro ko atanze ikamba ry'ubwami. Umwami Saudi yabonye nta kundi yabigenza arabyemera. Nuko ku ya 2 Ugushyingo 1964 nyuma y'urugamba rukomeye ariko rutamennye amaraso,
Faisal arimikwa ahinduka umwami atyo. Umunyarwanda ati nta bihanga bibiri bitekwa mu nkono imwe. Saudi nyuma yo kweguzwa yahise ajya mu buhungiro bw'igihe gito mu Misiri, nyuma aza kujya gutura mu Bugiriki. Umwami Faisal akimara kwima ingoma mu mwaka wa 1964 yavuze ijambo aterura agira ati: ndabinginze mwese bene data, kuva ubu mumfate icyarimwe nk'umuvandimwe wanyu n'umukozi wanyu. Icyubahiro ni icy'Imana yonyine, naho ikamba ryo ni ubushake bw'ijuru ugiye kwigaragaza mu isi. Mu mwaka wa 1967 umwami Faisal yashyizeho bwa mbere umwanya wa minisitiri w'intebe wa kabiri, ahita awushyiraho umuvandimwe we bari bahuje se gusa ari w'igikomangoma Fahad. Ibi bivuze ko igihugu cyatangiye kugira ba minisitiri b'intebe babiri. Umwami Faisal kandi ni nawe washyizeho uburyo inzego zubatse muri Arabia Saudite kugeza na n'ubu, anatangiza uburyo bugezweho bw'imibereho myiza ya rubanda. Mu mwaka wa 1970 yashyizeho minisiteri y'ubutabera, anatora itegeko rishyiraho intumbero y'imyaka 5 y'iterambere mu by'ubukungu. Ikindi kandi umwami Faisal yashyizeho amategeko mashya ajyanye no gutangaza ndetse no kubika amakuru mu gihugu, kandi byose bikagendera ku murongo n'umuco n'imyifatire bya Arabia Saudite. Ku ngoma ye ibijyanye no gusakaza amakuru mu majwi n'amashusho, televiziyo broadcast, byaratangijwe, hanashingwa televiziyo ya mbere muri Arabia Saudite. Mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga no gutsura umubano n'amahanga ku ngoma y'umwami Faisal, akimara kwima ingoma umwami Faisal yakomeje kubana neza n'ibihugu byo mu isi, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko se umubyara umwami Abdulaziz yari yarabitangije ndetse anarushaho. Muri icyo gihe abanyamerika bamufashaga cyane mu bijyanye no guhugura ingabo ze mu bya gisirikare. Yateye inkunga ibihugu byinshi kandi byo ku migabane yose y'isi atavanguye, ku buryo abakuru b'ibihugu yasuraga cyangwa se akagirana nabo ubucuti basigaraga bamwirahira kubw'ubugwaneza bwe ndetse no gutanga imfashanyo igamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Yakoze ingendo nyinshi cyane ku migabane yose y'isi kugira ngo aganire n'abakuru b'ibihugu bitandukanye, anabashe kubatera inkunga. Yasuye ibihugu byinshi bitandukanye, aha twavuga mu mwaka wa 1967 aho yasuye Ubwongereza, asura igihugu cya Uganda muri Afurika ku bwa Idi Amin Dada. Reka tugaruke gatoya ku byaranze ubuzima bw'umwami Faisal. Umwami Faisal yashatse abagore bagera kuri 4. Abagore be bose babaga baturuka mu miryango ikomeye cyane hariya muri Arabia Saudite. Umwami Faisal bivugwa ko yari afite abana bagera kuri 18. Umwami Faisal kandi ubwo yavugaga neza indimi z'amahanga zirimo Icyongereza, Igifaransa, ikintu yari ahuriyeho n'umukobwa we Lolewah. Urupfu rw'umwami Faisal rwaturutse ku isasu yarashwe n'umwana w'umuvandimwe we. Mu gitondo cyo ku itariki ya 25 Werurwe 1975 byari umunsi w'umwaka, umunsi mubi cyane, ubwo umwami Faisal yari ari mu gikorwa cyamuje n'abayobozi mu nzego z'ibanze ndetse n'abaturage mu rwego rwo gukemura bimwe mu bibazo byari byugarije igihugu. Umwe mu bana ba murumuna we bavukana kuri se, igikomangoma Faisal bin Musaid, akoresheje imbunda yo mu bwoko bwa pistoli yarashe umwami Faisal amasasu 2 imbere ya rubanda. Nyuma yo kuraswa umwami Faisal yahise ajyanwa mu bitaro byari aho hafi kwitabwaho n'abaganga, ariko nyuma y'amasaha make yahise aca aratanga umutima urahagarara. Nyuma y'urupfu rw'umwami Faisal igihugu cyose cyahise kijya mu cyunamo cy'iminsi 3 aho ibikorwa byose bya leta byari byahagaze. Amakuru n'amateka bivuga ko ikintu cyateye kiriya gikomangoma kwivugana umwami ngo nuko mu mwaka wa 1966 ubwo televiziyo ya mbere yafungurwaga muri Arabia Saudite, uwitwa igikomangoma Khalid bin Musaid umuvandimwe we yagerageje guteza rwaserera muri ibyo birori, maze inzego zari zishinzwe umutekano zikamurasa agapfa. Iki gikomangoma kivuganye umwami cyaje guhamwa n'icyaha cyo kwica umwami, nyuma ahabwa igihano cy'urupfu. Ku itariki ya 26 Werurwe 1975 umugogo w'umwami Faisal washyinguwe mu mva yitwa Al-Qad Cemetery.
nayo iri mu murwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh. Umuhango wari wahuruje abantu batandukanye baturutse mu bice bitandukanye by'isi. Kugeza ubu nturamenya impamvu nyirizina umwami Faisal yitiriwe ibikorwa remezo byinshi bitandukanye ku isi. Mu mwaka w'1979 umujyi wa gatatu mu bunini mu gihugu cya Pakistan wahawe izina rya Faisalalabad, aribyo bishatse kuvuga umujyi wa Faisal. Aha muri Pakistan kandi mu ntara yitwa Shindar mu mujyi wa Karachi hari ikibuga cy'indege cya gisirikare kinini cyane cyahawe izina Paf Base Fazol, aribyo kuvuga Pakistan Air Force Base Fazol, mu rwego rwo guha icyubahiro umwami Faisal kubw'inkunga ikomeye yateye icyo gihugu mu nzego zinyuranye harimo n'ibya gisirikare. Mu ntangiriro z'umwaka w'1994 i Kigali mu Rwanda huzuye ibitaro byitiriwe umwami Faisal, bikaba ari bimwe mu bitaro by'icyitegererezo mu gihugu. Ibi nabyo rero byubatswe mu mafaranga umwami Faisal yasize mu kigega cyamwitiriwe, ategeka ko azafasha u Rwanda mu bijyanye n'ubuvuzi. Mu gihugu cya Ghana hari ikipe y'umupira w'amaguru yitwa King Fazo BBFs yashinzwe n'umwami Faisal binyuze mu nkunga yahaye iki gihugu ngo yifashishwe muri siporo by'umwihariko mu kuzamura impano z'abana bakiri bato. Mu murwa mukuru nyobokamana ku idini ya Islam Mak cyangwa se Mak hari ibitaro nanone byitiriwe umwami Faisal, King Fazo Hospital Mak. Mu gihugu cya Pakistan hari umusigiti witiriwe umwami Faisal, King Faisal Mosque. Mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mujyi witwa Sharjah hari undi musigiti witiriwe uyu mwami Faisal. Ibyo ni bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye byagiye byubaka cyangwa se byagiye bishyirwaho ku ruhare rw'uyu mwami. Uretse ibyo kandi hari amakaminuza, ibigo by'ubushakashatsi, imihanda n'ibindi bikorwa remezo byinshi mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi byitiriwe umwami Faisal. Gira neza wigendere, iyi ni imvugo y'umunyarwanda. Mu gutegura iki cyegeranyo nasomye inyandiko iri kuri internet ya History and the House of Saud. Ibihe bibahire.